Rwanda, bite Rwanda, ejo hazaza h'u Rwanda. Iyo ukunda igihugu cyawe ukifuriza neza iteka ryose. Ariko ngire ni niba nta kuri kuri muri weho ntabwo uzabona Imana. Umunyakuri ugira urukundo, urwo rukundo rwose rugomba gushingira ukuri. Ukuri rero niko kuzakiza abantu, ukababatura, ukabambura ingoma z'abazungu babayoborera mu buryo batumva. Rwanda, ejo hazaza hawe hameze gute? U Rwanda ni igihugu muri Afurika kimwe n'ibindi bihugu byose bitegekwa n'abazungu bahamagariye iwabo iyo bari, cyangwa se baje mu bihugu bagategeka ibyo abayobozi baba bagomba gukora. Ibyo ni ihame n'umwana w'uruhinja arabyumva. Ariko twibande ku gihugu cyacu n'u Rwanda. Icyambere, ejo hazaza h'u Rwanda ni ibihe n'amateka atwereka ko byanze bikunze ibintu byagiye biba kera hari igihe byisubiramo. Ibyo bintu no kugira ngo bikumire bitongera kuba, nuko abantu babwizanya ukuri bakarebana mu maso bakavuga bati ibi bintu byarabaye, hano habaye amakosa, none aya makosa twayirinda gute? Ni gute twakemura ibibazo kugira ngo duce karande imyiryane yamye mu bantu ngaho baramarana bapfa amoko n'ibindi bintu nk'ibyo. Reka turebe. Mbere yo gutangira, reka mbabwire nti abazungu nta neza bifuriza Afurika, nta neza bifuriza umwirabura ahari hose. Kubw'ibyo mwamarana mwasubiranamo, ku muzungu ntacyo biba bimubwiye. Umuzungu areba inyungu ze, akareba aho abaturage be bazasarurira mu nduru. Mwebwe mu gihe muri kumarana, we arimo arasarura. Byarabaye ibintu byinshi biraba, abayobozi bakavuga bati no, ntabwo twumvira abazungu. Ariko umuzungu yavuga birakoreka. Turabibona umunsi ku munsi hirya no hino muri Afurika. Turebe rero ejo hazaza h'u Rwanda. Mbere yo kuvuga ejo hazaza h'u Rwanda, ikintu cya mbere ugomba kwibandaho ni jenoside yakorewe Abatutsi. Ntabwo ushobora kureba ejo hazaza h'u Rwanda utabanje kureba ngo ukemure ikibazo cya jenoside yakorewe Abatutsi, uko gifashwe, uko cyumva, uko abantu babyitiranye hirya no hino. Aho ndemeranywa, niko bimeze. Twari duhari, twarabonye jenoside. Ibyo byose byabaye tureba, kandi noneho tunabirokoka. Niba ushidikanya, ubaririze uperereze ushakisha. Jenoside rero yakorewe Abatutsi. Kubw'ibyo nananditse igitabo, amapaje arenga 600, uko jenoside yateguwe, uko yakozwe, ibyabaye byose. Igitabo cy'amapaje 600, uko ijuru ryageragejwe mu Rwanda. Ni igitabo cyagufasha kumenya byimbitse uko byatangiye n'uko byagenze, n'uko abantu bashobora kubisohokamo byose, uko ijuru ryageragejwe mu Rwanda. Ni igitabo nanditse hashize imyaka 3 gisohotse. Uyu ni umusanzu numva natanze kuri cyane. Kuba rero twari duhari, tukabirokoka, tukabyandikaho, niyo mpamvu dushobora kuvuga kuri ejo hazaza h'u Rwanda. Jenoside yakorewe Abatutsi rero nta muntu ukwiye kwipfobya, nta muntu ukwiye kwiyitirira andi mazina atari uko yabaye, noneho bakita ku bayirokotse kuko ikomere bafite bimeze nk'aho ari bwo bikiba. Kuko iyo amatariki y'ukwa kane ageze, ku gatanu, gatandatu, kwa karindwi, abantu benshi babuze ababo bagira intimba z'ibyo banyuzemo n'ababo badashobora kugaruka. Kubw'ibyo rero byaraganiriwe, biganirwaho. Abantu benshi bamwe banze kunangira, baranangiye imitima yabo bakanga kuva ku izima, nibo bapfobya bakabyita uko bashatse, ariko mu mitima yabo bazi wenda ibyo bene wabo bakoze, cyangwa se ibyo bahishira kugira ngo bitajya hanze bikaba byabakoraho. Kuko icyaha cya jenoside ntikijya gisaza. Jenoside ntabwo gisaza na rimwe, ihoraho. Katurebe rero, hari abakoze jenoside, abo bamwe barafunzwe, abandi bakirwa imanza, abandi barahunga, abandi bakaba batakiri no muri ubu buzima. Ibyo byose ntabwo byirengagiza. Byatewe n'iki? Abantu babitewe n'iki?
babayeho bate, kuko birutwa no kuba wenda batakiriho, kuko imitima yabo byanze bikunze irabashinja. Ariko rero Rwanda ejo hawe ni hehe? Reka turebe aho rero dushaka gusobanura ni hehe. Harimo benshi bavutse nyuma ya jenoside batayibonye, bayumva mu bitabo cyangwa se bayumva mu mabwire. Ese ibyo babwirwa kuri jenoside ni ukuri cyangwa ntabwo ari ukuri? Impande zombi, abarokotse cyangwa se n'abafite amasano y'abakoze jenoside, babwirwa ubuhe butumwa? Ni gute izo mpande ebyiri zishobora kujya hamwe zikicara zikumvikana uko ibintu byagenze, none ababigizemo uruhare bakabyemera, bakabihanirwa cyangwa se bakabisaba imbabazi? Kuko byaranze bikunze abafite abahuriye n'abagize uruhare muri jenoside bahorana ipfunwe, n'abagizwe n'ingaruka na jenoside bicwa abantu bahorana intimba. Ni gute wafata intimba n'ipfunwe noneho ukabihuza ukoresheje ijambo ry'Imana? Nta kindi gishobora kubikemura usibye ijambo ry'Imana. Ni ibintu bibiri, hari intimba, hari n'ipfunwe. Ibyo bintu ushatse gushyira mu bwenge bwa muntu ntabwo ushobora kubikemura. Niyo mpamvu umusanzu ukomeye nka twagize Imana tukakira agakiza, ubibona wabyanditse wenda ukiri mu mubiri wa muntu, ariko none Imana iguha agakiza ikwereka uko ibintu byagenze. Ntabwo ibi byavuye mu ijuru gusa ngo myikubite imbere. Iki gitabo cy'amapaji 600 nabyanditse bifashijwe na Mwuka Wera. Ibyo yamubwiraga nandike byose mbishyira hano. Impamvu umusanzu twatanga ni ukwiganiraho tukareba ukuntu intimba ku ruhande rumwe n'ipfunwe byahuzwa, noneho ejo u Rwanda rukazagira ejo heza, aho kugira abantu ngo bahore mu rwikekwe, bahore bishishanya ngaho byagenze gute. Kuko byanze bikunze Abanyarwanda ni Abanyarwanda kandi u Rwanda ruzahoraho. Ni gute rero abantu bagomba kubanamo mu mahoro, abantu b'abanyamatiku, amashyari, amacakwi, abo ngabo bose bakamenyekana, bakigizwayo, noneho igihugu kikagira umurage uva ku ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu ngira nti uzarebe muri Bibiliya, byanze bikunze wayisoma waba utayemera, ufite ubuzima bwawe burya ni ijambo ry'Imana. Imana iriho, Imana yarategetse ngo ibintu bibaho. Uvuga ngo kugira ngo uhuze izo mpande zombi ugomba gukoresha ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana nta kirinanira na kimwe, nta kintu na kimwe gishobora kunanira ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu ikintu cya mbere mbona u Rwanda rw'ejo rukeneye, aho ndavuga imyaka 10, 15, 20, abazungu niko batekereza niba koko isi izaba itararangira, niba Kristo izaba ataragaruka, ikintu u Rwanda rukeneye ni Imana. Abantu bakajya mu Mana, Imana iranga kamere n'indangagaciro za muntu. Umunyarwanda wese wamubaza ati bite, akabwira ati Imana, ijambo ry'Imana. Muraho urukundo ruva ku Mana, ubwumvikane n'ukuri, nibyo bizabohora Abanyarwanda. Noneho ejo n'ejo hazaza abana batoya bakazavuga bati ibyo byarabaye, amateka ababigizemo uruhare barabihaniwe, nta macakubiri ariho, nta gupfobya, ibyo byose ijambo ry'Imana rikoreshejwe byanze bikunze rizanarwanya abo bapfobya bose n'abashinyaguzi, noneho rishire rinyure abantu bose. Noneho za ntimba n'umwiryane, intimba ku ruhande rumwe n'ipfunwe bishire bimazwe n'iki? N'ijambo ry'Imana. Niyo musanzu, kandi nzi neza ko bishoboka n'ahandi byarashobotse, gusa aho ubushake bwa muntu n'urukundo n'ukuri byose birashoboka. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.